Yes, muraho neza reka none ngusuhuze nkwifurize ibihe byiza gukunda amahoro n'ubuntu bwa Kristo bikomeze bibane namwe dutangiye tugusuhuza aho hose uri ku isi. Wowe bwije mwiriwe, wowe bukeye mwaramutse, nawe uri mu gicamunsi muraho neza, turabasuhuje cyane tutiyamwe mwese aho muri hose. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe, turabifuriza ibihe byiza nanone. Hanyuma nanone wowe bitameze neza dutangije tuguhampore tunakwihanganisha tuvuga ati wihangane, Imana irahari kugira ngo ibigenze neza. Ubuzima ni nk'igitabo, ejo ahari wenda Imana izabumbura page yawe. Hanyuma nanone wowe bimeze neza ukomeze ushime Imana. Uyu munsi rero tubahaye ikaze nyuma y'igihe kirekire tudakora kubera impamvu zimwe n'izindi, ariko twari tubakumbuye bacu, ariko ni nkaho n'ubundi tuziye igihe tuje kubaha inkuru. Andika aho ngaho ku ruhande ngo ni inkuru itari inkuru mbarirano, ni inkuru iteye ibyishimo byinshi, abantu benshi mu buryo bwinshi, kuko mwagiye mubibona ku mbuga nkoranyambaga. Hari inkuru iri gucicikana y'umuntu witwa Nyamwiza Amasimba, igikobwa cy'ibiraso byiza, Amasimba TV show. Iyo nkuru igira iti, kuko mwagiye mubibona ku mbuga nkoranyambaga, hari ifoto yagiye icicikana ya save the date y'ubukwe bwa Nyamwiza Amasimba TV show. Abantu benshi batunguwe cyane bitewe n'uko wenda kubera impamvu zimwe n'izindi batari bayiteze, kandi wenda kubera ko hari umuntu w'umu YouTubers w'umunyamakuru ahari wenda atari yabanje kuyivugaho. Iyo nkuru rero imeze ite? Tugize gutya mu kanya tubona ifoto ku mbuga nkoranyambaga iratangajwe cyangwa se itawe hanze yo kudutumira mu bukwe. Ubwo bukwe rero bw'umuvandimwe Nyamwiza Amasimba TV ni nkaho abantu benshi babwishimiye mu buryo buri hejuru cyane, kuko mwagiye mubibona ifoto yagiye hanze, hasohotse save the date yanditseho amazina ya John and Mwiza Cynthia. Mwiza Cynthia rero niwe Amasimba TV show are getting married Saturday date 1st August 2026. Ni ukuvuga ngo ukwezi gutaha ari nako tugiye kugeramo ku munsi umwe w'ukwezi kwa munane 2026. Ubwo rero iyi nkuru tuyikoze uyu munsi turi tariki 31. Rero ubwo harasigayeho iminsi hasigayeho umunsi umwe ngo ubukwe bube burabaye. Bityo rero turabatumiye mu bukwe, tuje kubaha amakuru y'ubukwe tunabatumira. Abatwerera nyaboneka mutwerere, abadatwerera namwe mureke, ariko ubukwe bwabaye. Ubukwe buzaba ku munsi umwe w'ukwa munane. Urusengero nibwo tutaramenya kubera impamvu zimwe n'izindi, ariko wenda ruzagenda bimenyeshwa abantu ko umwanya wo gutumira ugihari, bizagenda bimenyeshwa abantu bose. Ndabizi wenda uri kwibaza impamvu ibi bintu bibaye bisa nkaho save the date isohotse nta minsi isigaye. Yego niko bigaragara, ariko reka nkubwire ngo ibi ngibi ni ibyanyu, bikora mwebwe abantu bafite impungenge z'umupfuko. Ariko kuri Nyamwiza udafite ikibazo cy'umupfuko, udafite ikibazo cy'ifaranga, save the date ushobora gufata sare uwo munsi ugafata ibizakorwa byose. Ni ukuvuga ngo ikintu cy'ingenzi ni amafaranga, kuko babivuze ngo pesa ni sabuni ya roho. Ese niko bazavuga hajya pesa ni sabuni ya roho kweli. Noneho uyu muhungu rero ndabizi ngo uri kwibaza ni uwahe, ni umuki. Impamvu ntavuga umurara we nuko amakuru yose utagomba kuyamenyera utazaza kubura mu bukwe. Ugomba gutaha ubukwe ukagenda, ibibazo byose waba wibaza hano ku ruhande ukazobimenyerayo.
Nka ya ndirimbo ngo ibibazo byose bibaza mu mitima ngo Yesu ngo bifitiye ibisubizo. Uyu muhungu rero ni umudiyasipora, akaba umudiyasipora wo hakurya, niyo mpamvu Nyamwiza yaduhisha amakuru kuko mwagiye mubibona ubushize yagiye i Rwanda. Twe tugira ngo ni ukugenda bisanzwe kujya asanzwe ajayo, ariko kandi atari ibisanzwe. Undi ngo Farawo ngo yagize ngo ni inzira isanzwe ngo aca mu kiyaga ngo bituma ngo agira gute, ngo bituma arengera, ariko iwe si ibisanzwe, hari impamvu yari imujanye. Erega nawe ntiyoguma gutwika amatike y'indege buri munsi nta mpamvu. Ubwo ni ukuvuga ngo birashoboka cyane ko nubwo ntari umusesenguzi, birashoboka cyane ko bujya yari iyo mbere hashobora kuba baragiye no mu murenge gusa amafoto batarayaduha, ntawamenya, ariko wenda reka twizere ko mu by'ejo tuzaba twabonye amafoto. Nuko ikindi wenda urashobora kuba uri kwibaza ngo ese uyu mugabo ushatse, uyu mugabo ugiye gukora ubukwe, ndabizi ariko sindi bubivugeho cyane, ndabizi ko buri muntu wese hayibaza mu mutima we, ni we se wa Apostle, uyu muhungu w'ibogari w'inzobe nyinshi, ufite mustache ku bantu batabyumva ni ubwanwa bw'uruziga. Ndi kwibaza wenda nawe uri kwibaza icyo kibazo cyane, ariko sindi buguhe amakuru ku bijyanye n'icyo ngicyo kubera impamvu z'uko amakuru yose tuzoyamenyera mu bukwe, cyangwa ejo nitubaha part 2 tuzababwira niba ejo tuzababwira ko uyu mugabo ari we Papa Apostle, cyangwa niba ari ugiye kuba umurezi wa Apostle. You don't know. Sinzi kabisa uko bizaba byifashe. Icyo ni ikibazo buri muntu wese yokwibaza, ariko nanone igisubizo cyacyo kikaba kitaraboneka kuko batatweretse se wa Apostle, bakaba batweretse gusa ugiye gukora ubukwe, ariko ga nawe ntiwokora ubukwe n'utari se w'umwana kandi hari se w'umwana, si uko yeme. Kandi ga Nyamwiza akazitubwira ko akeneye umugabo kandi nta wundi yoshaka, kandi Papa Apostle ahari kandi yazaga avuga ko n'ubundi umugabo wiwe bari kumwe kabisa, ibi bintu babirimo neza. None ndore ibibaye, badukubise surprise. Iki nicyo bita sasa surprise, apana biriya byanyu muza mukaza mutangara kandi ari ibintu mwateguwe. Nabonye ejo bundi bari abagabo bayo ntitubari kubivugaho ngo ukaba ubizi neza ngo ariko hari kamera ngo ari ukamubwira ngo waho ngo ibintu ngo tiwabinkora. None ga nawe twari tuzi ko ibintu yabidukora kabisa, ariko arabidukoze nyine nta kundi, kandi turabyishimiye mu buryo buri abafaransa bazavuga ngo extra.